Inyeshyamba za FLN zasohoye itangazo rikomeye. Iryo tangazo riragira riti: ubuyobozi bw'ingabo za FLN buratanga umucyo kuri ibi bikurikira. Ku byo impirimbanyi Bwanamako aherutse kuvuga mu gikorwa arimo gukora cy'ubukangurambaga bwa guverinoma yo mu buhungiro ntaho gihuriye na FLN. Iby'iyo guverinoma biri ukwabyo n'ibya FLN biri ukwabyo, kuko ntacyo twigeze tuvugana nabo. Ingabo za FLN zirahari. Dushima badufashije kandi twagiye tubaha icyemezo cyo kubashimira no kubamenyesha ko ubufasha bwatugezeho. Turashimira nanone abakomeje kudutera inkunga mu gutegura ibikorwa bikomeye, tumenyesha abanyarwanda ko twe tudasaba inkunga tumena amabanga y'ibikorwa bya gisirikare biba bitegurwa. Ufite icyizere FLN cy'uko ikora kandi ikabikora ibyizi azadutera inkunga. Ntitwakwimena inda ngo dukunde tubone inkunga. Icyizere FLN yagaragaje mu bikorwa mu kubitegura si uko yabanzaga kubivuga kugira ngo ibone inkunga, kandi ibyo yemerera abanyarwanda izabikora kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Impirimbanyi Bwanamako turamusaba kutavanga ibya guverinoma n'ibya FLN. Aho kubivanga, ibya FLN yaba biretse akazongera kubivuga hari icyo abonye cyangwa yumvise, kuko benshi bemera babonye nka Thomas. Ariko FLN ntabwo twicaye. None se ugira ngo tugere Nyabimata twagurutse umunsi umwe turahagera, cyangwa ni igikorwa cyabanje gutegurwa mu ibanga? Impamvu abantu bibagora kugera ku ntego nuko batazi ko turwana n'abantu bakoresha iperereza. Udakoreye mu ibanga bakubyinisha muzunga, kuko ibikorwa biburizwa mutarabikora. Muri FLN ibyo dukora turabizi. Kuki se tutavuze ngo nimudufashe tujye Nyabimata? Nuko umwanzi yari kubiburizamo mbere y'igihe. Ibikorwa byose bya FLN dutegura cyangwa dukora biba bifite intego. Ibyo twakoze rero, intego yabyo nk'uko intambara ya kinyeshyamba igenda, twabigezeho, kuko FLN ntawe wabasha kuyitiranya kandi yagaragaje icyizere cy'ibyo yiyemeje. Ku byerekeye itangazo rya Twirwaneho ikorana na makanika na RDF Inkotanyi yanditse rifite umutwe uvuga ngo avis à la presse menace imminente d'un génocide contre la population banyamurenge. Nk'uko rigaragara hasi y'iri tangazo, ibyo Bwana Kamasa Ndakize welcome coordinateur wa Twirwaneho warishyizeho umukono tariki ya 14 Ugushyingo 2024, ibyo avuga kuri CNL Ubwiyunge FLN ni ibinyoma byambaye ubusa. Nta FDLR ziba muri Sud Kivu, gusa ibyo babyandika byose bashaka guteza urujijo mu bataramenya ukuri, babikoreshejwe na FPR Inkotanyi y'i Kigali mu mugambi wayo mubisha wo gushaka kwica no kwicisha impunzi. CNL Ubwiyunge FLN ziba muri Sud Kivu ni za detachement zirinze impunzi z'abanyarwanda aho zinyanyagiye zateranywe kandi zibanye neza n'abaturage. Iyo nama bavuga yabereye muri Hotel Residence, ntacyo CNL FLN izi kandi byumvikana ntiyajya mu nama itazi itigeze no kumenya. Ibyo binyoma byatwirwaneho ntaho CNL Ubwiyunge FLN ihuriye nabyo, nta naho yahurira nabyo. Duhorana ubutwari.